hari umuntu udahaguruka umugongo warembeje umugongo kugira ngo ahaguruke bisaba ko bamuhagurutse cyangwa akishingikiriza ku kintu ibyo byose tubikuje aheze mu gitanda ibyago byose byari byugarije akarere k'ibiyaga bigari tugize gute turabihagaritse mu izina rya Yesu imbaraga mbi zakoreraga muri Kongo turawuhagaritse mu izina rya Yesu haboneka igisubizo cy'amahoro ndetse n'iriya ntambara yo muri Karere nayo turayihagaritse mu izina rya Yesu haboneka igisubizo cy'amahoro cy'ubwumvikane buri wese gukomeza kwihagararaho abantu inzira karengane zo gukomeza gupfa mwizina rya Yesu Kristo ora bashakata ya masoke nebeniba arakavuyo nabonaga muri dotraya simenigonde zone hati kota ya masakita mayashikadovaya muri Cote d'Ivoire nako ndagahagaritse kandi guhaguruka mwizina rya Yesu kandi hari ikindi kintu gikomeye ku isi ndabona hari umwuka warugiye kurwanya abana batoya bari munsi y'imyaka 10 mwababyeyi mwe aho muri hose ku isi aho muri iki gihugu cyacu aho muri hose mukurikirana ubutumwa mugira umwete wo gusengera abana kuko hari umwuka wa Satani ushaka gukomeza kwiba ubwenge bw'abana kubabura ubwenge amen they are forced to pray to the restart hari umuntu umaze guteretwa inshuro 3 abamwa bikagenda bipfa mwizina PSDP on pri polista vo on pri or the restart abo turabasengera Yesu cyangira n'imigozi yari mu mwizina rya Yesu ariko urabona ni imyuka yagiye ituruka mu miryango iyi myuka rero ni ibintu bifite imbaraga mu bisekuru ariko mbonye imbaraga zibicagagura mbonye marayika afite ibyuma agenda acagagura ibyo bigozi bya karande Imana nikizuye umuntu Imana nikizuye umuntu mwijima afite ikibazo cya hepatite Imana igiye nimfika ahubwo nitegetse mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu nimukize hari seria cyangwa filime yitwa Papa Sava muri iyi minsi bamaze iminsi bakina ibintu bijyanye n'abapasteri bwa mbere babanje bakina berekana umupasteri wagiye kubwiriza bamutumiye ahantu bari mu cyumba cy'amasengesho basenga noneho bagiye kumuherekeza bamuhaye itiki bamuha 3,000 ati reka ati imbaraga natakaje ati abana banje ntibahirirwa ati muransuzuguye mugomba kuba byibuze 50 ubona nyine biteye akavuyo babiza kurangira banarwanye uwo mupasteri arwanye n'abo bantu noneho akandi bashyizeho ngira ngo nejo kine batari uyu munsi nakajyanye n'abapasteri n'ubundi b'abahanuzi baje bagambanira umukobwa kumushyingira umuntu babinyujije mu buhanuzi icyo gihe barahanuye ndetse na pastor aho hafi bahanurira umukobwa yuko Imana imuhaye umugabo yari yaragumiwe afite imyaka myinshi Imana ihita umuha umugabo muri abo ngabo aho ngaho mu icyo cyumba pastor ahita n'abashingira ibyo bintu byose ndashaka ko mu gihe ikintu mubimbwiraho icya mbere nasobanurira wenda abantu badukurikiye bihangane nkunze kuvuga ukuri kwinshi nanone kutajya gushimisha abantu batandukanye ntacyo n'ubundi ariko ubundi twe nk'abahanuzi turiho nk'abantu bashobora kurebera ibintu byinshi bihita tukareba mu mwuka ngo bimaze iki nuko wenda ntajya nkunda kureba filime za Papa Sava simuzi ntago njya nzireba kuko urumva nge buri mba ndi kwisomera Bibiliya na Faranswa ndibaza karuko nge mba ndeba tureremba cyane yumvira indirimbo mbo niyo kandi nanone kuri ibyo bibazo byombi ko ari bibiri ibintu byose bakoze ni ibintu ubona bisa naho biri mu buhenzi bwa Satani mbega ni ibintu biropresenta Sata no gusa naho bishyira icyasha ku bakozi b'Imana hari ibintu abantu birengagije rero ibyo bintu bakoze reka nkubwire nk'ubitari kubivuga inyunganizi uza yashatse kuramira isanduku y'isezerano iramwica yitimwica iyo wihaye akazi utahawe ari igihe ukagwamo inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse na Iriba TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyereye ko tugira gutya tukabazanira abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo urabona ko twicaranye n'abakozi b'Imana n'abatumishi n'abaprofete
umuntu yavuga ngo bari mu bakera bubu ngubu mu Rwanda, ni abahanuzi bazwi, bamwe babitangiye ari abana bato, ariyo mpamvu bamwe babita ngo ni bakana gatoya, abandi babita ba muzehe mu by'ubuhanuzi mu Rwanda. Ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, turabazanye rero ngo tuganire ku bintu biba bigiye bitandukanye bifite aho bihuriye nyine na domaine yabo cyangwa n'umurimo w'Imana muri rusange. Ni mutwemerera dutangire tubasuhuza, tunabahereze ikaze kwiyobokamana, ariko mbere yo kugira ngo bagire irindi jambo na rimwe bavuga bari kuri ibi bitangazamakuru, reka umwe muri bo abanza dushyira imbere y'Imana, ubundi ayiragize ikiganiro tugiye gukora. Imana izibane natwe. Mana data wa twese mwiza uri mu ijuru, Mana si umwami wacu. De la be forced to pray to the restance with more you pray to the race. Il London race. Turagushimiye. Tugushimiye mwami uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganirize mwami Yesu Kristo ubwoko bwawe buri hirya no hino ku isi bakeneye kukumenya no gusobanukirwa byinshi bihishwe mwami Yesu Kristo mu buntu bwawe, byinshi bihishwe muri iyi si, byinshi bihishwe mu mwuka, abantu benshi bataragasobanukirwa. Reka data uhagararane natwe mu izina rya Yesu kugira ngo buri jambo ryose mwami Yesu Kristo ordonnance vos tu preto de restancer with body all the rest riri buvugwe mwami Yesu Kristo, rivugwe ku bushake bwawe. Ngwino rero ukora ibidasanzwe kandi ngwino ukore ibikwiye kubaho mu bantu bawe. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ya tubahaye ikaze rero, mukomere cyane. Murakoze. Amakuru yanyu turashima Imana. Wow. Natwe turaho turakomeye, muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye kuganira n'abandi. Ya nkibisanzwe njye amazina yanjye ni Sibomana Enoch. Abantu bamenyereye Prophet Enoch. Turanezerewe rero ko Imana iduhaye nanone amahirwe. Nabara ko namahirwe akomeye kuba dushoboye kuba Imana yongeye kudushoboza kuboneka hano kwiyobokamana ndetse no kwiriba TV. Imana ibaha umugisha. Fra. Ya nanjye nitwa Habimana François. Umuhanuzi, ndi n'umupasiteri, ariko mu buryo bw'amateka na mwene data twicaranye tuziranye hashize imyaka myinshi. Si myinshi, haciye imyaka nabibaze ejo nasanze haciye imyaka 20 tuziranye. Mwamenyaniye muri uyu murimo mukora cyangwa? Cyane mu murimo w'Imana, tusenga kandi tukiri batoya. Ubu ndibaza ko ubu turi bakuru kandi Imana yagiye ikora imirimo. Ariko we mba mbona ukiri mutoya cyane. Nkomeza ngenda mba mutoya. Mba mbona rwose ukomeza ugenda uba mutoya. Ariko nanone impamvu abantu b'Imana ubundi buri munsi bagoma bagenda bahindurwa batoya ni biri mu ijambo ry'Imana. Amavuta yo ari mu bantu, amavuta y'Imana. Aya mavuta ntabwo atwemerera gusaza. Imana ishimwe. Bibiliya yo iravuga ngo no mu busaza bwabo ngo basaza bafite itoto. Ni ikintu rero nibaza ko gikomeye. Fara Imana yagize neza. Nukuri turayishima. Mu myaka irenga 20, urumva 20 niyo tuziranye, ariko irenga 20 turi mu murimo w'Imana. Harya watangiye guhanura ufite imyaka ingahe? Ni kera, nari mfite imyaka 7. Icyo gihe nararebaga nkareba no mu gikuta nkareba ibiya. Ku myaka 7 niho watangiye ibyo muhamagaro niho hayo impano z'Imana. Impano yo guhanura, kuvuga indimi, guhanura, gusengera abantu yatangiye ku myaka 7. Kandi icyo gihe ntangira umurimo, urumva nari ngiye muri Cyangugu, Fra nawe niho nugo nashoboraga guhura n'abantu nka 500 ku munsi umwe. Kandi bose nkabasengera, ariko abanyacyangugu bo
bafite umwihariko cyane kuko n'abantu bashoboraga kuzinduka mu gitondo cya kare nka saa 10 ugasanga abantu barahari mu muco w'abanyacyangugu nk'uko bivuze mama ni umunyacyangugu kavukire ya Cyangugu kereka data ufite ahandi avuka ariko Cyangugu narahabaye igihe kinini umuco w'abanyacyangugu ubundi kujya gushaka bamenya cyangwa umuhanuzi babyukaga saa 10 z'igitondo ku buryo bigera saa 1 bose bagiye cyangwa mu saa 2 basubiye mu kazi kabo nta bamenya bafite urundi rugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se rw'ibindi akabijyamo bazaga bitwaje ituro se cyangwa bazaga imbokoboko buriya ni amakosa akomeye muri ibi biheho ubona ko hari ibintu byinshi byahindutse kubera inyigisho nyinshi abantu bakiriye n'abantu bitwaye nabi n'abantu bagiye bakora amakosa kuko hari inyigisho zagiye zibaho zishingiye ku buyobe noneho zisa naho zagiye zituma abantu benshi badashobora gukora inshingano ariko nanone ziri mu ijambo ry'Imana buriya ituro guha umuhanuzi ituro ni itegeko ry'Imana ariko abantu benshi ntago muri ibi bihe bagishobora kubyumva hari n'abari guha bakakuzanira intambara gute hari abari guha bikaba ngombwa ko niba yari guhereye muri Canada bivuga no muri Amerika no mu Rwanda bikahagera ni Kigali bikahagera njyewe hari nabi hari nk'abagerageza gukora nk'amakosa nje bikaba byoroshye kugira ngo mbite mbasubiza ibyabo kuko ngibyo ntanga ibyo dutanga mu mwuka ntabwo wabihwanisha nibyo abana b'abantu baduha bisanzwe kuko ubutunzi bukomeye n'uburi muri twebwe ibyo abantu rero bavuga ngo kandi jo hari n'icyateye abo bantu kuba batacyuzuza inshingano muri ibi bintu hajemo inyigisho zitari zo nanze gukoresha ijambo abesikoro ariko reka nkoresha ubuyobe bituma abantu bamwe bashyiraho ibiciro ngo by'ubuhanuzi cyangwa ngo mbere yuko umusengera ubwo se umukene ntazasengerwa ntacyo cyabaye bituma n'uwari ufite n'uwo mutima wo gukora yewe cyangwa se n'abagashyigikiye bafite ibintu bizima abantu bose babashyira mu gitebo kimwe ni ikibazo gikomeye cyane kandi koko nibyo kare out camera nandi kuvugana na Prophet Noki ambwira ati ariko muri iyi minsi ati noneho hadutse abahanuzi ati ko ntabazi mu cyumba cy'amasengesho hataye amavuta bayakuye oya ibyo bintu sitwe dushyiraho abahanuzi ariko wabyibaza umuntu ntasenga umuntu nta jambo ry'Imana atunze muri we umuntu nta hantu uzi yakuriye ukabona nta naho umuzi ukabona ati ndi umuhanuzi ni ikibazo kitoroshye ni ibitangaza rero kuri twe cyangwa kuri nge wubu reka bari ko mvuga kubona abantu bamaranye imyaka 20 ari abahanuzi mu murimo w'Imana bacyumvikana tutaranagerana ikibazo yego nibiragiye kubaza anyumva muvuga nabi nanjye kandi sindegera muvuga nabi kandi noneho igitangaje twagiye duhura cyangwa tuziranye ku bantu benshi batandukanye kandi bakomeye ku rwego rw'isi ibyo ni ibintu Imana ku buryo sindegera numva avuga ngo yageze ahantu hakomeye bya bindi byateye ubu avuga ati bamubwira ati François ni umuntu mwiza ngo atangira nsebye nanjye kandi ntaragera byumvaho ngo muteze intambara ahubwo abageze ziri tuzikuraho mwakoze iki wenda ni ikibazo ninjirira kuki abakozi b'Imana ubundi basebanya bashombana ububona badashaka kugira ubumwe aho unyuze abavuga undi nabi wanyuraha ugasanga ni ibintu by'intambara gutyo mu bakozi b'Imana biterwa n'iki ikibazo cyateye ibyo byose habayeho ibintu byinshi ariko hariho impamvu ya mbere ni ukudakura mu mwuka cya kabiri kudasobanukirwa bo ni bande bashoboye gukora iki urumva yego iyo abantu batashoboye gukura mu mwuka ngo bashobore kugira ku rwego bashobora gukora umurimo w'Imana badashobora kugirana beef ibintu bya intambara kutumvikana biba byoroshye ko abo bantu kubera nyine cya kibazo cyo kudakura mu mwuka bakabona wenda nka François cyangwa Enoch cyangwa se undi muntu runaka wenda mu mwuka aradomina biba byoroshye ko bamuremera intambara
kandi nanone ntago wagira amavuta ngo ubura abanzi. Intambara rero buriya kuzigira kuba waba uri mukuru nko mu mwuka ukarwanwa n'abantu batoya ni ibintu byumvikana kuko biba biterwa n'impamvu biba biterwa nuko kudakura mu mwuka cyangwa se nanone n'ishyari. Abakozi b'Imana rero benshi muri iki gihe usanga nanone ari umwuka na Satani yagiye asa nahabinjizamo kuko uwo mwuka nanone uva kuri Satani. Yego. W'intambara zimeze gutyo guhanganisha abakozi b'Imana kandi ari abantu bari mu bwami bumwe bakagombye kuzuzanya no gukora ubushake bw'Imana bagasenyera iki umugozi umwe. Iyo bimeze gutyo rero haba hari ibyo bintu bibiri, kudakura mu mwuka cyangwa se n'impamvu za Satani kugira ngo Satani asenye iki ubwami bw'Imana. Nkuko abivuze impamvu zishobora gutuma abantu barwanyanya hari kuba nyine koko udakuze mu mwuka kuko ukuze mu mwuka umenya igituma uriho. Mu by'ukuri ntabwo twebwe turiho kwigisha Mariya na Margarita Gihozo n'abandi turi hano kuvuga Yesu wabambwe urumva akazuka. Turi hano kubwira abantu imbaraga z'Imana. Turi hano guhumuriza imitima ibabaye. Turi hano gufatanya n'abandi gusenga Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Kuko Bibiliya niko tubwira. Iratubwira ngo dore mbahaye ububasha, ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion. Urumva? Abo muzasengera indwara zizakira. Mugende mu mahanga yose mubabwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Ubutumwa bwiza. Erega abantu ntago barasobanukirwa ubutumwa bwiza n'iki gospel. Hari ibintu usigaye mbona bitari gospel, entertainment, biri ibintu bimeze nka morale ureba ukabona nta murongo byo manipulation no gucanga abantu. Gospel ni iki bundi? Abantu ntibasobanukirwa gospel icyo ari cyo nibwo bazamenya ukuri. Urumva ntabwo negeze mbona Eliya ngo ajya kwigisha ngo amafuti ya Elisa cyangwa ya Petero ibintu nk'ibyo. Ariko se Yesu we warangije kumwigisha kugira ngo ujye kuvuga abandi bantu. Ubuse Bibiliya kuva mu itangiro kugera mu byahishwe wabirangije. None se ubundi ibyo reka mbabwize ukuri. Kuvuga Enoki cyangwa kuvuga France, kuvuga nundi biramarira icy'abantu. Niki bibahinduraho? Mu mwuka mu misengere ya birabegereza Kristo, birabahumuriza. Mu mibabaro bafite n'icyo bihindura. Mu ndwara barwaye niye ndwara ibubukira ntayo uretse kubarima mu mwuka wa Satani. Noneho bigatuma abantu iteka ryose bumva ko abakozi b'Imana ibyabo ari ukuvuga abandi n'ibintu bitabira. Ariko mbere y'uko uvuga n'abandi banza urebe nawe nimbura igitangaza. Ese wowe rero uri marayika uturutse mu ijuru cyangwa mbere yo gucira imanza abandi banza urebe ibyo Yesu yakubabariye. Biratuma nawe wumva ko uri umuntu usanzwe nk'abandi. Kandi icyo ni kimwe kudakura mu mwuka. Icya kabiri hari umwuka w'ishyari. Umuntu uge nta mavuta afite muri we. Nora arabizi ko ntayo wenda nayo afite nayo mu bahanjuzi. Ariko se fara yo mu bahanjuzi bisobanura iby'umwuka umwe n'abanyamwuka hamwe y'abapfumu njya numva. Ariko uzi ko habayeho ibintu byinshi muri iki gihe. Hari abantu bari kujya bakorana n'izindi mbaraga zitari iz'Imana. Ariko ayo mu bahanjuzi nibyo komeza uyavuge. Ayo mu bahanjuzi sinyatinda. Ariko ay'ukuri atangwa no gusenga. Amen. N'ijambo ry'Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Ntago wambwira rero umuntu ntasenga. Witwa Young Church avuga ati ngewe uruhimbi rwanjye yari pastor ukomeye umuhanuzi wo South Korea wo muri Korea. Aba ati ngewe uruhimbi rwanjye ntago nshobora kuruha umupasiteri kabone naho yaba avuga iby'ubwenge ariko atajya agira igihe cyo gusenga ngo yinginga Imana kuko amakuru ari gutanga n'ay'ubwonko bwe ntago ari amakuru yo mu mwuka kuko amakuru yo mu bwonko bw'abantu arabamarira ikisi n'icyo abamarira k'abantu bafite ubwenge bazi gukora indege ariko bafite imiruho nabwinje ahubwo no gukora ibintu byinshi birego abantu icyo bakeneye amakuru avuye mu ijuru bakeneye ubwenge bw'Imana bakeneye umwuka w'Imana n'uzaza agahindura ibintu. Umwuka wera aho yageze ibintu birahinduka kuko Imana niko yabwiye Zorobabeli iramubwira ngo Zorobabeli we si kubw'amaboko yawe cyangwa ubwenge bwawe ahubwo ni kubw'umwuka w'Isumba byose. Amen. Imana ishimwe. Rero abantu kandi ikindi abantu bakwiye kumenya nuko umugisha wanjye utazegera ubu wabo
buri muntu wese agira iki umugisha we. Kunsebya si byo bizatuma ukomera, nunakomera bizamara igihe gitoya, kuko inzu yose itubatswe ku rufatiro, itubatswe kuri Kristo izasenyuka yubatse ku musenyi. Amavuta yose, icyubahiro cyose uzagira ugikuye mu kurwanya abandi ntikizatinda. N'aya mavuta yo mu bahanjuzi ikizayakubwira ntatinda, n'ibitangaza byabo ntago bishobora gutinda, ntibishobora gutinda. Uramuhagurutsa urumva ashobora kwikubita hasi mu kanya, n'ubundi indwara z'akazihagurukana none ubundi ariko ari Kristo ari umwuka w'Imana waje gukora ibyo. Ntago babikunda nyine abagomba gukira akagenda. Ariko ayo yo mu bahanjuzi aragusengera wanabona umwana agapfa cyangwa akavuka ikigoyi. Imana dutabare, Imana turengere. Kugira ngo ni ibintu byumvikana cyane. Urumva ko turi buganira ibintu byiza cyane n'aba bakozi b'Imana mu buryo buraba bugiye butandukanye. Hari ibyo abantu baba bibaza, hari ikintu kindi nibaza wenda nk'abahanuzi. No kubera icyo abahanuzi bo mu Rwanda cyangwa benshi bo muri iyi minsi, ntabwo ari bose ariko barimo, kuki bakunda guhanura kuri situation réelle, ugasanga n'urugero turi muri cogamu, reka bari yo wenda mfata nk'urugero nicyo kintu kigezweho, ugasanga umuntu uraje n'intambara ya Kongo uretse ntiyigeze ahanura wenda ko mu Rwanda hazabera inama ikomeye, ntiyigeze avuga ko Kongo bizatera ibibazo, ntiyigeze avuga ko Ikirere izarwana n'Uburusiya, ariko kuko abonye twabigezemo biri kuba inama abashyitsi bata uwa mbere akandagira ikirenge mu Rwanda, ati rero nimwumve ubwoko bw'Imana rero muri cogamu ukuntu ibintu bimeze. Mu by'ukuri bene ubwo buhanuzi wenda mwe babahanuzi rimwe na rimwe abantu barabupinga, abandi bakabwemera bitewe n'imikurire y'uburyo bw'umwuka. Ariko se nkamwe babahanuzi kandi bakuru, ubundi niki mwabivugaho ku bantu bahanura kuri situation zamaze kugaragara? Deka mpere ku bantu wenda babwemera. Abantu babwemera baba bari mu ruhande rwiza. Bishatse kuvuga iki? Abantu babwemera kubera igihe cyose, buri gihe cyose kiba kiriho umuhanuzi abashobora guhanura message y'Imana cyangwa se Imana. Biroroshye ko Imana ishobora guhishurira abantu abahanuzi, ikabahishurira ku bintu birimo biraba, ikabaha amakuru neza y'ibyo bintu neza. Mbona ababupinga nabo bafite impamvu, kubera ko burya ari ibintu nabonye bikomeye muri iyi si, ibirebana n'uburyo bw'imyumvire n'uburyo bw'imitekerereze. Ntago abantu dushobora kumva ibintu kimwe, ntago bishobora gukunda. Ntago bibaho. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo niba isi yuzuwe n'uruvange rw'imitekerereze inyuranye, abashobora gupinga n'uburenganzira bwabo, ariko n'abashobora kubyemera kuri ibyo bintu birimo biraba, birimo mbega bihari, kuko Imana ntabwo yahisha amakuru kuri ibyo bintu. Nanone ariko se n'urugero wenda ntabwo ari uko guca mu ijambo. Umuntu ahantu yati muri cogamu hagati, ngo mwitege ikintu kizabamo. Urumva ntavuze ni igiki, uwo n'umwana mu banza wose ntavuze ngo ni mwite uwo mbega abo bahanuzi badapresiza ngo basobanura ibintu babonye. Abo bantu Paulo yigeze avuga bakagombye guceceka, kuko niba avuga ngo hari ikintu ni igiki, ntago aba yashoboye kumenya. Abo ni abahanuzi b'abana bamwe bigeze bahura na Elisa, Elisa arababwira ngo ariko ibyo ndabizi, ni mugira utende mugabanya amagambo. Abo ngabo bakwiriye guceceka muri iki gihugu cy'u Rwanda, abo ngabo bakwiriye gucecekeshwa mu itorero, abo bantu bakwiriye guceceka mu isi, bagaceceka bakabanza bagakura, bagashaka uburyo bongera kwiga andi mahame, bakigira ku bahanuzi bababanjirije, cyangwa bakigira no kuri twe bakuru duhari, kuko abahanuzi bakuru turahari cyane. Ngira ngo ibyo avuze, reka mpere kuri icyo cyo kuvuga ubuhanuzi bushyira abantu muri confusion, mu rujijo. Haba na Paul yavuze ngo nimba indimi uzivuze ntizisobanurwe, nacyo ni ikibazo. Nimba utanze ubuhanuzi nabwo ujya kubivugira mu cyumba wenyine, kuko niwe zungura. Kandi nabwo nimba utanze ubuhanuzi butari clear, mbega budasobanutse, ihita yerekana ko ari ubuhanuzi bw'abana. Abahanuzi b'abana babwira Elisa ngo shobuja, ngo wari uzi ko shobuja ari bugukurweho, babwira ati ndabizi,
ariko ni muceceke babonaga kumukurwaho ariko ntibere kumwitero ari mu agiye kwakira ikibazo ari uyu muntu yerekwa gusa iki ngiki akerekwa ngo Farazwa afite intambara impande zose ariko ntabona abamarayika bari kuzirwana bene rero abo bahanuzi nibyo Farazwa uri gusobanuraho abo bahanuzi mbambara yuko ubundi mu buhanuzi mu by'ubuhanuzi hari inzego nyinshi mu by'ukuri hari abantu bashobora kumva ijwi bakaryumva ijwi ariko ntibashobore kumenya umuntu bavuganye nimba ari Imana ntamenye n'ibiryo jwi ari irya Satani cyangwa se ari iry'Imana kuko n'irya Satani riba rihari ubu namwarye mwumva amajwi ya Satani oya ijwi rya Satani ntabwo nshobora kuryumva nge reka ubwo se ntaryumva ndaryerera ngo arashaka ze kukubaza ari mujya mugirana ikiganiro na Satani nyine naribereye kuri ibyo yaravuze urumva ariko ushobora kumwumva ukabimenya ntabwo icyo nshatse kukubaza nabyumvise ibintu ushaka kumbaza ntabwo nashatse kukubaza ngo waba warumvishije ijwi ya Satani ntubimenye ahubwo waba wararyumvishe ukamenya ko ari Satani uvuze Satani yavuze niyo ari kuvugira mu iyo Satani yavuze urabyumva urabimenya ko ari niyavugira ko dusengera kurwanya abadayimoni tunabazaga ubwo yo Satani ujya wumva ijwi rye njyewe bibaze Farazwa aryumva ritamuvugiramo ntabwo aryumva rimuvugiramo ntabwo nge naryumva ariko narimo nshaka kubwira ko hari amajwi abantu bumva bo batashobora kugenzura ahaturuka noneho bene ayo majwi abantu bumva badashobora kumenya niba ari ijwi kuko nge buri jwi ryose ndarigenzura buri jwi nshobora kumva ryose menya iryo ari ryo byaba mu mubiri byaba mu mwuka buri jwi numvise menya rivuye he kuko mu mwuka hari inzego nyinshi hari abantu bari ku rwego rwo kumva ijwi ariko badashobora kumenya ngo ninde bavugana hari umuntu wumva ijwi yamara kumva ijwi akanabona n'uwo bari kuvugana akamenya ngo iryo jwi riturutse ndetse n'ubuhanuzi bwa naza n'iyerekwa rya naza agasobanuza ngo mbese ibi bishatse kuvuga iki icyo kintu kizaba ni igiki rero iyo umwana agiye hariya akavuga ngo mesaje ngo azanye mesaje ngo ikintu ngo se urumva wamenya se ari igiki abo bantu nabivuze Fara nibyo ntibakwiriye guceceka tumaze kugira ikibazo muri iki gihe nimba ibintu uvuga bidasobanutse udashobora no kwicara hariya ngo bidefande ceceka urabireka ahubwo ugakomeza ugasenga ukabaza Imana Imana arushaho kunsobanurira ni igiki icyo kintu bimeze bite aho kugira ngo abantu bajye hehe muri confusion rega kandi nkubwire rega ubwo buhanuzi bwacoga nabubonye bwanateye nabunye abantu babo komanse ubu buryo bamwe bati ni igiki se abandi bati none se buri hazabura ikibanyine ati babayobozi bazaterana nyine confusion reka tunakureho urujijo reka dukureho urujijo pe reka tunakureho urujijo nk'abahanuzi uko ibintu bimeze nta kintu cyenda kuba kidasanzwe ikindi aka kavuyo akuri kubona bivuga akako muri Kongo za Ukraine nakavuyo katazabura gufata imyaka nk'itatu ariko nta kimpinduka idasanzwe kazatanga no bivuze cyangwa urashaka ko none se urashaka iki no butumwa twebwe dukorana n'Imana ntabwo tuyikorera niyo ukorana n'umuntu rero ni muri biro imwe amadosiye yose tuba tuyazi musubiramo ko ubwo butumwa subiramo gize intambara Kongo ikise Kirene no mutego ushaka kuntega ariko bimbaza ngo ntego umutego kandi ntazi ko tuguruka umutego ikiguruka kiwubu icyo nenda kuvuga nuko nta cyenda kuba kidasanzwe nakavuyo gusa urabyumva ariko katabuza abantu gusenga banza nkurikire kuko mu kavuyo uzarebe mu muvundo ntihabura abakandagirwa hari wahapfira hari wahaburira ubuzima nubwo ari akavuyo gusa rero icyo nashishikariza abantu no gusenga Bibiliya bavuga ngo Danieli yumvishije iby'akavuyo kenda kuba mu gihugu ngo afata iminsi yo gusenga ngo aho yasengaga rimwe atangira kujya asenga iminsi 3 aho kavuyo rero hari abantu babigenderamo nk'ibitambo ikigaragara izi ntambara za Ukraine izo wumva ku mupaka wa Kongo izo wumva zizaba n'ahandi kuko hari n'ibindi bihugu nabyo bigiye kugira akavuyo zabyumva muri iyi minsi urumva kandi turi guhanura nk'abahanuzi bakuru ntago tugomba kuvuga iravuze ngo urumva cyangwa tubanze tuvuga indimi nyinshi nazo twazivuga
hari n'ahandi hagiye kuba akavuyo si aho ngaho honyine mu bihugu bitandukanye ariko nta kavuyo muri East Africa ni mu bihugu bitandukanye urumva kuko abantu babanze basobanukirwa iki kintu twebwe ntabwo ibintu tubirebera mu buryo bwa politiki nta nubwo tubirebera mu buryo bw'amadini twebwe turabirebera mu buryo bw'umwuka mu mwuka rero ni ikigaragara ko ari ikirere cy'umwuka ahubwo muri icyo kirere satani arimo ashaka ibitambo icyo uracyumva ibitambo bya satani muri Bibiliya bigaragara mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto ibice 10:20 niho havuga ko abakorera satani urumva bajya bamuterekerera bakamutamba iki ibitambo ni ukuvuga rero mu isi y'umwuka n'abadayimoni cyangwa se na systeme satanike nayitanga iki ibitambo no mu nzu y'Imana dutanga ibitambo byo nabyo tuzagira igihe cyo kubisobanura tuvuga igitambo gikuru cy'amaraso ya Yesu Kristo n'igitambo cyitwa imibiri yacu uburyo tuyitamba ikaba iyo gukorera Imana urankurikira Jo so ako nakavuyo kerekana ko mu by'ukuri isi yaratewe isi yaratewe satani ashaka mwiki cyangwa se abamukorera bashaka iki ibitambo urabyumva twebwe rero ntidukwiye gusenga tuvuga ngo ibi nibi dukwiye gusenga duhagarika izo mbaraga z'umwijima imbaraga zirimo zirakora ntago ari igihe cyo kubinezererwa ngo habaye iki ngo ngiye narahanuye ngo ibi biraba ahubwo ni igihe cy'umunyamasengesho cyo gupfukama agasenga tukamenya ko ikirere cyacu cyatatswe ahubwo tugahagarika iyo myuka yatatse ikirere mwisi y'umwuka aba bantu bari gupfira za Ukraine abo bari gupfira za Kongo uziko buri abantu benshi bari kugenda bapfa kubera si ya ntambara zaka kavuyo nyine hari abantu benshi bari gupfa badashoboye kwihana hari abapfa batihannye kubera ko buri ya satani arimo aragenda asarura niyo mpamvu dukwiriye gusa naho dufata ibyemezo bikomeye nk'abantu bahari tugahagarika n'ibi bintu kuko dufite kandi abantu ntibabyumve mu buryo bw'intambara gusa no mu buryo rw'indwara zitunguranye ibintu byinshi utamenya so ntabwo ari ibintu rero wavuga ngo ni ihame bizaba urankurikira ntabwo ari ihame kuko abanyamasengesho bafite ububasha bwo kuvuguruza imigambi yose y'abadayimoni bwanjye nibumfukamira bukanihira bugataka nzagira gute nzabakiriza igihugu nzabakiriza ubwoko bwabo igihugu cyose cyangwa n'abantu bake bashobora kukirokora abantu bake n'umuntu umwe gusa arahagije mbese mwahagaritse akavuyo ka Kongo none se urabona ariko niyo mpamvu turi aha ngaha ni ukumenyesha abantu ikintu gikomeye akavuyo n'Imana yamaze kukarambirwa twaje kugahagarika n'abahanuzi bakarambiwe n'abahanuzi twe twakarambiwe reka nkubwize ukuri nta kizaba kidasanzwe uretse ntuza diplomasi zazamuka gusa urabyumva umva mbanze nkubwire nta mpinduka izaba idasanzwe uretse diplomasi zazamuka none Enoke aherutse hano kuyoboka Imana yazanye ubutumwa ngo burindwi harimo ibintu bijyanye n'imipaka ibi bintu biri kuba ku mupaka gutya bifite ahantu bihurira na buri abaruzi bari ahantu bihagaritse se none se ntago mwabonye abamarayika ko bahagaze bakabamba hariya ku mipaka harahagaze kandi yose nyine ubwo nukuvuga ngo abamarayika ibihumbi bitatu barahari none se ntibyahise ese ko Joel abishidikanya ntabwo ari ugushidikanya nge mba ndi kubariza abantu ariko ibyo bintu ndatekereza ko twanakiriye message reka mbaze abanze namenye mu kanwa k'umuhanuzi ubundi nuko ikiganiro kirimo byinshi tutari gusobanura buri ngingo ko yindi akanwa k'umuhanuzi ubundi kabamwe ibintu bitatu 1 guhanura biturutse ku Mana 2 guhishura amabanga ya Satani 3 no gutegeka agashyiraho ibintu kandi bikabaho donc icyo bita umwuka warema bitewe n'urwego rw'amavuta ugezeho Eliya ngo yitegereje akavuyo kari mu gihugu aravata imvura reka mbe nyibitse ariko uzikiriye imvura atayihagaritse ari mu cyaro we yaravuze uti ngewe ngiye ibwami none nigera ibwami mbamenyeshe umwami nyirizina habo amenye ko imvura ihagaze ari ku ngoma y'ahabo nyuma arongera arayigarura kandi cyabiteraga Ahabu yari imitsi bigirwamana mu gihugu ariko ikintu nshaka kuvuga aho ngaho nuko mu kanwa k'umuhanuzi uribuka ko yari bamubwiye atabanje nzarira bishaka avuga tumva ejo nk'iki gihe indengo ya Sayiri irabigura ikutari Imana itanze ibiryo uwabishidikanyijeho aramubwira tuzabirebesha amaso ntabyo uzarya Imana iri buhagarika ibibazo
ariko kiragisonga reka tugarukiraho tutagira ijambo riducika. Kiragisonga ntabwo cyari gifite ubwenge bw'Imana, ntabwo kiragisonga ntabwo cyari kirakamenya network y'abahanuzi cyane. Buriya Elisa ariko aratangaje, umuntu ushobora guhanura ibintu mu ijoro mu gitondo bikaba cyane. Kandi uyu munsi niyo mavuta numva turimo turakoreramo. Ntabwo mu isi tuafite imyaka myinshi kuko nta muntu hamara imyaka 200. Mu gihe gitoya tuhafite muri ibi bihe Faransa dukwiriye guhanurira isi, tugahanurira abantu, turabahesha mu mugisha bidatinda. Kuko abantu benshi barababaye, abantu benshi bakiriye message zitarizo, abantu benshi babitsa amasezerano y'ibihuri atariyo, ataravuye ku Mana. Ariko ubu uyu munsi mu masengesho tuvuyemo n'umusozi tuvuyeho, ni ngombwa ko dutabara abantu tukabasabira Imana igakora ibintu bikomeye. None se Jo, hari ikintu nshaka kukubwira kugira ngo nankurikire. Ntago imigambe y'abadayimoni hishu ari ihame kwisohora. Hari abantu b'Imana baba bahari kugira ngo bavuguruze imigambi y'iki y'abadayimoni. Nimba nje umuntu umwe yarambwiye, reka ngaruke ku kindi, ndajya nkubwiye ngo Satani akajije ibitero, Imana ikazi iki ubutabazi, yahindura strategy, Imana igahindura system. Rero kuba Satani yagabye ibitero ntago bivuze ko ari buneshe. Oya, Imana ihita yohereza special force cyane, uburinzi yo kugira ngo ishyireho gahunda yo kubangamira imigambi yose ya Satani. Jo, Imana irakora, Imana irakora, kandi ndatekereza ko by'umwihariko nko muri iki gihugu cyacu buri wese ndatekereza ko arimo aragenda bibona ko Imana hari ibintu byinshi irimo iragenda ikora kandi bidasanzwe. Kandi tubereye maso. Naya nkubwire abantu nibahumura, nukuri nta cyenda kuba kidasanzwe. Nikizaba ni igisanzwe. Aho urankurikira. Yego. Kandi buri wese ntashake kumva ubuhanuzi mu buryo ashaka, kuko ikibazo abantu barashaka ko tubahanurira ibiryoheye amatwi yabo cyangwa si ibyo bashaka. Kandi twebwe duhanura kubw'itegeko ry'Imana, tuvuga iby'Imana itubwiye. Twebwe turabahesha b'umugisha. Hari igihe rero tuvuga ibintu n'abantu bo badashaka, ariko Imana ibishaka. N'abategereje ibibi babyifuza ntabyo bazabona. Babihanganye rwose. Mwebwe abantu muri hirya no hino murindiriye ibibi, ni message rwose twabazaniye, mwe mwihanganye. Ibyo bimurindiriye biragaragara ko ari ibintu bishingiye mu byifuzo by'imitekerereze yanyu, ariko idahura no gushaka kw'Imana. None se nabyutse mbabaye, nabuze ayo kwishyura inzu. Hati ibi bizu byose mubona birarinda kuri kubera ko yabuze ruwaye. Icyamba bigazenguka twese tukaba bamwe. Ubwo urumva nk'uwo muntu bitewe n'ibikomere. Ariko nabonye ko hari ikibazo cy'ibikomere. Hari ibikomere bisa naho byihishe mu bantu, kuko buriya abantu bagisa naho bagifite ibikomere mu mitima yabo, baba bagikeneye guhura na Yesu bundi bushyashya kugira ngo abomore. Muri ibi bihe ubona ko abantu benshi bakomeretse. Urumva nibyo wari ukomojeho, umuntu niba yabuze ruwaye agahita yumva ko amazu yose muri Kigali yarangira. Yego. Ngo abantu bose babe kimwe. Kubera iki? We afite imitekerereze ye ishingiye ku byamubabaje. Rero hari igihe abantu bafata akababaro kabo bakagahuza n'impamvu z'Imana, kandi ntago bikorana. Ntago ibyo bintu bihura. Ibyo akababaro kawe n'imitekerereze y'Imana ntago bishobora gukorana. Yego. Kubera ko umutima yubabaye, Bibiri irambwira ngo ujugunya amahoro yawe. N'umuririmbyi ndibaza yarabiririmbye. Nukuvuga iki rero? Nukuvuga ngo burya abantu bafite ibikomere, nge mba numva bakwiriye kubanza kubikira kugira ngo bazatangire bakorere Imana badafite izindi nzitizi. Yego. Warabibonye ko ibikomere bisa naho ibikomere kandi biravuga. Jo, ibikomere biravuga. Kandi ibikomere buri ujye utinya ibikomere bifata serivo. Bigafata serivo bikayishyira mu mwijima, bigafata umutima, bigafata hose, bigafata no mu mwuka wa muntu. Kubera iki? Abantu benshi kubera ukugenda guhuzwa kw'imibabaro yabo, bagasa naho bumva ko iyo mibabaro yabo ikwiriye gusa naho ikwiriye isi yose. Ugasanga abantu ntago wumvishe Kristo muri bo, ahubwo urimo urumva ya mibabaro iri muri bo. Ntabwo ari byo abantu twe dukeneye. Twe dukeneye kumva Kristo uri mu bantu, Kristo ukiza indwara, Kristo ukora imirimo, Kristo ubohora abantu, Kristo
uyu mwuka reka ikintu ari kuvuga kirumvikana kandi reka duhindure uburyo abakozi b'Imana twitwara abantu bitwara tubabahesha kuza ukambwira ngo warasenze ngo umuntu ngo koroneri ngo wari wasuzuguye ubuhanuzi bwawe arapfa ngarapfa bimaze iki ntacyo byunguye abantu byunguye iki no twebwe turabahesha biki b'umugisha ni naho dutandukaniye n'abapfumu ni naho dutandukaniye n'abapfumu bamwe baravuga bikaba hari ibyo bavuga cyane kandi bikaba ari byo ariko bari abapfumu uribuka ko babirebera muri ntuza mw'isi y'umwuka w'umwijima niho babireba muri abanyamwuka ariko nanone bene bw'umwijima bene biriya bintu François bidusobanurira ntabwo bijya bikora ku bantu bizera Imana mu buryo bwa nyabwo bikora ku bandi bantu babaswe n'iyo myuka n'isi zikururana. Ibyo avuze ni ukuri yo mu by'ukuri winjiye mu Mana uba ufite icyo bita iminite icyo bita ubudahangarwa ariho handi bivuga ngo marayika aca muri icyo gihugu ngo ashyiraho abantu ikimenyetso amina ni iminite buriya ntabwo bikwiye kugutera ubwoba kukubwira ngo satani ngo agufiteho imigambi ne brosta sikradoya ande lance for you style gloria denmark ubugomba guhita nugusobanura yuko utego umutego ikiguruka kiwureba abayikojeje ubusa ugeze uvuga nzisobanure cyangwa nanjye nzivuga nubone nimuzivuga ntimuzisobanure ngo byarutwa nuko mwanya mu cyumba kandi muzivuga none aha reka kubera ibibazo byinshi utuntu twinshi ako tuvuga reka ibyo tubireke tube tubifunye kandi tubisubike kuko ntibirangiye umva nkubwiye aho ngaho urashaka ko tugwanurira iki koko aka kavuyo kazazenguruka isi mu myaka 3 urumva ni nk'iminota ubundi 3 kaveho kandi nta kintu kazazana kidasanzwe ubwiza ukuri noneho ubutaha uzantumire nkubwire buri mwaka gusa wenda nuvuga gutya ko nta kintu kazazana bidasanzwe tuvuga wenda nko ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine urebye ibibazo imaze guteza isi kuzamuka kwa gaze peteroli na mazutu essence n'ibiki ibintu byose kubiciro iyo mvuga gutyo mbavuga arabavuga babihuza no kurimbuka ku isi n'imperuka n'iki n'imperuka kandi nyamara ndibyo nashaka kuvuga kandi Bibiliya ivuga ko ibyo ari ibimenyetso bizabanziriza kuza kwande kwa Kristo ngo ariko azaba ataragera kute okay aha ngira ngo birumvikana cyane ngira ngo mwese mujya muri aba social media cyangwa mujya mureba icyo bita ama movie kivizi cyangwa filime ziba zitambuka cyane reka tuvuge nk'inyarwanda hari seria cyangwa filime yitwa Papa Sava ica kuri chaîne yitwa Niyitegeka Garasiye niwe nyirayo muri iyi minsi bamaze iminsi bakina ibintu bijyanye n'abapasteri bwa mbere babanje bakina berekana umupasteri wagiye kubwiriza bamutumiye ahantu bari mu cyumba cy'amasengesho basenga noneho bagiye kumuherekeza bamuhaye itiki bamuha 3,000 ati reka ati imbaraga natakaje ati abana banje ntibahirirwa ati muransuzuguye mugomba kuba byibuze 50 ubona nyine biteye akavuyo babiza kurangira banarwanye uwo mupasteri arwanye n'abo bantu noneho abantu benshi babishyize commentaire baranabinyohereza batariko wazashatse akoze Imana tubariza ziriya nk'icyo bakibonye babona ubundi ni iki byungura ubwami bw'Imana ni iki byungura abo bapasteri wenda bashobora kuba babikora gutyo bajya ahantu bakaba baniga abantu ngo nibabaha amatike n'ibintu nk'ibyo kuko bariya biyo babikina baba bafite isomo bashaka kuza gutanga mwebwe iryo somo muryakira gute reka mbaze nakandi tubitugira akandi bashyizeho ngira ngo nejo kine batari uyu munsi nakajyanye n'abapasteri n'ubundi b'abahanuzi baje bagambanira umukobwa kumushingira umuntu babinyujije mu buhanuzi icyo gihe barahanuye ndetse na pasteri aho hafi bahanurira umukobwa yuko Imana imuhaye umugabo yari yaragumiwe afite imyaka myinshi Imana ihita umuha umugabo muri abo ngabo aho ngaho mw'icyo cyumba pasteri ahita n'abashingira cyokoze biza kuragira ababyeyi be baje kwivuga ati umwana wacu ari hano ari hehe n'ibiki byose niba barumvisha amakuru yuko byagenze baza kumujyana nyine umugabo amubura gutyo noneho wa mugabo atangira guteza ingaru reka bari ko byita wa mupasteri avuga ati
amafaranga yanjye naguhaye 150, hari hasigaye ibindi 150 yansubize, dore sindongoye ubukwe burapfuye. Pastor nawe ati ahubwo urayampa ngewe nahanuye kandi umugambo twacuze wagezweho, byose birarangiye. Ibyo bintu byose ndashaka ko mu gihe ikintu mubimbwiraho. Icya mbere nasobanurira wenda abantu badukurikiye, bihangane nkunze kuvuga ukuri kwinshi, nanone kutajya gushimisha abantu batandukanye ntacyo n'ubundi, ariko ubundi twe nk'abahanuzi turiho nk'abantu bashobora kurebera ibintu byinshi bihita tukabireba tukareba mu mwuka ngo bimaze iki. Nuko wenda ntajya nkunda kureba filime za papa sava simuzi, ntago njya nzireba kuko urumva nge buri gihe mba ndi kwisomera Bibiliya na Faranswa, ndibaza ko ari uko nge mba ndeba tureremba cyane yumvira indirimbo. Yo numva wenda akantu gatoya nabanza kuvuga, akenshi nk'izo filime wenda yo mu mitekerereze yanjye nk'umukozi w'Imana Profete Noke, uburyo nge mbireba nta bintu byinshi zungura mu mwuka. Mbo niyo kandi nanone ni kuri ibyo bibazo byombi ko ari bibiri. Ibintu byose bakoze ni ibintu ubona bisa naho biri mu buhenzi bwa Satani, mbega ni ibintu biropresenta Sata no gusa naho bishyira icyasha ku bakozi b'Imana. Hari ibintu abantu birengagije. Kuba umukozi w'Imana cyangwa kuba umuntu w'Imana, kuba umuntu usanzwe ukorera Imana, ntago bigukura mu isi. Ntago bishobora gukuraho ko wananirwa. Sinzi niba uri munabyumva. Turi kubyumva cyane. Ntago bishobora gukuraho ko wakora amakosa. Ariko mu ijuru hari iki? Mu ijuru hari Imana. Kuko data ukiri ku ntebe y'iki? Y'imbabazi. Ntabwo Imana irigera iva ku ntebe y'imbabazi zayo. Ariko nge icyo numva gikomeye nukuri ntago rwose ibyo bintu bakinnye, ntabwo ari ibintu ahubwo numva bakagombye, ntago numva ikintu bashaka kwigisha abantu, ahubwo numva ikintu bakoze ari uburyo bwo gusa naho bakura abantu ku Mana no kubakura ku bakozi b'Imana, no gusa naho bafata izina ry'abakozi b'Imana bakabandarika. Birashoboka ko hari abashobora gukora amakosa, ariko nabo bibuke ngo ni abantu bezwa nande, bezwa niyo bahamagaye. Rero ibyo bintu bakoze, reka nkubwire nk'ubitari kubivuga, inyunganizi uza yashatse kuramira isanduku y'isezerano iramwica, yitimwica. Iyo wihaye akazi utahawe ari igihe ukagwamo. Urumva ubu wigize umusirikare nyamba n'ababafunga ngo umuntu wigize umusirikare ukambara nk'imyenda ya gisirikare ukagenda bakagufata, cyangwa wagiye mu cyaro wambaye imyenda ya Rwanda Revenue uri kutwaka amaturo. Rimwe na rimwe ibi bintu by'imyemerere tujye tubigendamo gahoro kandi twubahane. Ngewe nubaha imyemerere ya buri wese, uhereye no kuri Rutanga rw'amaboko ukaza ukagera kuri John Mugabo, ukaza ukagera kuri Katolike, kuri Zion Restoration. Ngewe nubaha imyemerere ya buri wese, kuko buri wese afite uburenganzira bwo kwemera ibyo ashaka kwemera, bipfa kuba bitabangamiye abandi. Icyo uracyumva Jo? Yego ndabyumva. Noneho rero ndagira ngo mbwira abantu, ntago twebwe tubereyeho gusenya imyemerere y'abandi, tubereyeho kubabwira imyemerere yacu, bayikunda bakayiyoboka. Ariko nta burenganzira ngewe mfite bwo kurwanya imyemerere yawe. Utabyemera nabireke ajye mu byo agira gute yemera. Yego, urumva? Ariko kuba utabyemera ntibivuze ko atari ukuri. Kuba ntarya ibishyimbo sinkwiye kuvuga ngo ibishyimbo birabiha. Nimba utarya inyama ntukwiye kuvuga ko inyama zigize zite zibiha. Nimba warariye inyama zibiha, waragize ibyago bakaguha umuranzi zimaze igihe, hari n'izindi nyama, ntabwo inyama zose uzahita uvuga ngo inyama zose zirabiha. Ntabwo kuba warahuye n'umunyarwanda akakugirira nabi uzaho ngo abanyarwanda bose niki ngo ni babi. Ugende ahubwo ubisensibiliza ahantu hose guti abanyarwanda ni babi ngibi nibi. Bari abantu bakina nimba bafite intego yo kwerekana ko hari abapirata, ariko bagakwiye no kwerekana ko abazima, ese nyuma bazaza bakina ibindi bagaragaze ko hari nabo kuri. Iyo ikintu kitari umugambi wa Satani, barekana kote negatif
uruhande rubi ariko bakerekana ko hakiri n'abatarapfukamira bayari. Mujye mwitonda mu bintu cyane. Satani ntabwo muzamubona agenda n'iki n'amaguru cyangwa n'amaso, muzamubona mu bantu. Satani ashobora kugukoresha, hari uburyo Satani akoreshamo bugera muri 2. 1, akagukoresha ubizi cyangwa akagukoresha ugize utabizi. Ibintu byose ukora ukwiye kubyitondera. Hari igihe ushobora kwibwira kuri gukosora amakosa, ahubwo urimo wongera amakosa. Kenshi inzu yahengamye ntabwo ipfa guhengurwa n'ubonetse wese. Icyo nenda kuvuga gatoya, Satani yegeje akoresha Petero atabizi ko ari uri kumukoresha. Yesu aramubwira ngo mva inyuma Satani. Ariko Yesu amaze kwirukana Satani muri Petero, akomeza akorana nawe. Natwe ntawe turi kurwanya, icyo twirukana ni Satani mu bantu. N'ubuhenzi bwe bwose, n'ubuhenzi n'amayeri n'ubucakura cyane ashobora kugenda akorera mu bantu. Reka ngurugero, sometimes hari ibiganiro mukora hano mwibwira ko muri kubaka, reka mbivuga, ariko umuntu yajya mu mwuka ugasanga biri mu mwuka, ugasanga umuntu muri gukorana nawe Satani yamuteje ubuhenzi bukomeye cyane. Ubwo ni uburyo bwo gukorera Satani utabizi. Urugero none ze nimba uvuze ngo enoki ngo ni umuhanuzi ngo ariko ni ya Satani, kuko ijambo ni umuhanuzi ubwabyo urushyigikiye ubwami. Ibyo uri bwongereho ni uburyo bwo gukorera Satani. Urabyumva? Ubwo ni uburyo bwo gukorera Satani utabizi. Hari n'uburyo noneho hano ku isi hari abakozi ba Satani, nkuko n'Imana nayo ifite abakozi b'iki bayo. Ubundi abo barahari kandi nabo bazaguma bakora. Mwibutse ko ikinyamwuka cyose gikenera umubiri kugira ngo gikorere mu isi bigaragara. Ari Imana ikeneye abantu bayikorera, ari na Satani akeneye abamukorera. Nicyo navugaho ko ibintu byose ntago mbizi nimba ari yerekwa bagize, urumva, ariko Imana ntirwanira, ntitizwa amaboko. Ntabwo itizwa amaboko. Uzayibwiraga ngo ko akoze akazi ko gushaka kuramira isanduku, arahagwa. Uzi ko hari n'abantu banakorera Imana atari abakozi b'Imana. Yego, ndaguha urugero. Sawuli Imana yari yaramuciye ku ngoma, ariko ageze ku gasozi k'abahanuzi agira gute? Arahanura, kandi yaraciwe ku ngoma. Ubundi gukora akazi aho ngaho naho nasobanuye kwivanga mu kazi katarako wahamagaye. Nimba Imana hari abanyepolitiki yahamagaye, yego, turabareka bakore politike yabo, ariko tubasengere. Imana niduha message tuyibange nk'abahanuzi. Yego, hari abandi yaremeye kuba abatekinisiye mu bintu runaka. Hari abandi yagize abatambyi, ibyo ntitubyivangamo. Hari abandi yagize abahanuzi. Wishaka kwivanga muri ministeri utahamagariwe, kuko n'umuhanuzi nawe ujya kwivanga akigira umunyepolitike, naho harimo ikibazo, kuko ibyo bintu yarabyerejwe se. None si yaba yarabishyiriweho gusa icyo twemera kandi tuzi twe nk'abahanuzi. Na mbere hose abahanuzi Imana yabatumaga ku bami, abanyapolitike n'abantu Imana ishobora gutumaho ibona ko hari amakosa bakora, cyangwa se ibona ko wenda hari ibintu byiza cyangwa runaka, Imana ishobora kuba tutumaho n'ibisanzwe. Na mbere hose uzi ko Imana hari abo yagiye dutumaho tukabaha message, kandi Imana igakora iki imirimo. Rero iyo uri ku rwego rwo kuba uri umuntu uvugana n'Imana, wibuka ko buri muntu wese hano mu isi ari munsi y'ukuboko kwande ku bwami bw'Imana dukorera. Mu gihe cyose Imana igize icyo ishaka kuvuga no kumenyesha abantu, twahawe itegeko, mbega ari gahunda y'Imana. Imana yatumenyesheje ngo François dutange message, nta gutinya. Muri wowe hakiri mu ijambo ry'Imana, urindanwa naryo. Waroye neza uburyo ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ibintu byaduhize, yaba Imana itaturinze, Imana yaradutabaye. Ibyari kuditana byari byinshi. Okay, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Nk'abaprofete turi kumwe n'abahanuzi, Enoki, muri iyi minsi Imana iri kuvuga iki noneho? Muri iyi minsi buriya ikintu cya mbere nshaka kubanza gusobanurira abantu bakwiriye kwitondera,
ntabwo Imana ihora ivuga. Yego. Hari n'igihe abantu bavuga Imana yaracecetse. nta nibwo ivugira hose ahabonetse hose. Ariko kimwe muri message ubu mfite nge nahawe n'Imana. Imana irimo iransaba kubwira abantu ikintu gikomeye, ko bakwiriye kuva mu kavuyo, bakava mu rusaku, bakayegera, kubera ko kwegera Imana yego kwiza. Kwegera Imana kw'abantu bari hano mu isi bisanzwe muri iki gihe, muri iki kinyejana turimo, bizabashyiraho impinduka nyinshi z'ibindi bintu. Yego. Okay. Ese wenda nk'iyo mwahanuye nka kuriya waje ugahanura, hari feedback mubona wenda zuko wari wavuze ko Imana igiye gukiza abarwayi, uvuga ko hari ibintu igiye gukora, hari abakize wenda na babiri cyangwa umwe bakabikubwira? Ahubwo si umwe, n'abantu benshi. Ubu mfite message zirenga nk'abantu nka 50. Hari nk'abantu bari bafite ibibazo by'indwara zo kwitura hasi, abo barakize. Okay. Ubu ni basima. Ni ibintu byinshi, ndibaza ko ibintu byinshi twagiye dusa naho tuvuga mu gihe cyashize byagiye byigaragaza. N'ubu kandi hari n'ibindi bikirindiriwe bigomba gukomeza kuboneka no kugaragara, abantu bakarushaho gukomeza gushimira iki Imana. Ariko by'umwihariko abarwayi barimo barakira. Amen. Kubera ko ntabwo Imana yatanga ijambo, ntabwo Imana ishobora gukora amakosa ngo itange message, none iyo message igere ku bantu ndibakize. By'ukuri hari abantu benshi barimo barampamagara, Farana arimo mbikwereka kare. Hari abantu benshi barimo barahamagara bambwira uti rwose profete twarakize indwara zari zituriho, indwara z'imitwe, kudasinzira. Hari abantu muri hirya no hino mwari bagiye bampamagara bafite ibibazo byo kudasinzira kugira ngo basinzire banywe imiti. Ubu barayiretse, bayisize hasi, baravuga uti Imana yakoze iki imirimo. Ubu ni bazima, barasinzira nta kibazo. Batanga ituro se? Ituro ntabwo ari yo mu kazi kanjye nkora k'Imana. Ntabwo ikintu ndeba ari ituro. Okay. Ahubwo ikintu nge ndeba wa mutima wamaze gukira, ugashobora abantu bagashobora kuguma mu ndangagaciro zo guhisha Imana icyubahiro. Kuko twicyo tubereyeho ni ugukora akazi k'Imana, ibindi Imana ikazaba mu byacu. Ituro rero bagize ubwenge, ariko nanone baritura, baritanga barifite, ariko nanone batanarifite ntabwo tubashyiraho urubanza. Nta rubanza, kuko twe nta biciro dushyiraho. Twerejwe umurimo w'Imana gufasha abantu bari hirya no hino ku isi, nta ngorane. Ariko barifite, babaye barifite nta kibazo, bariduha kuko twaryemera tugashimira Imana, ariko ridaherekejwe n'andi magambo. Kuko hari abantu baguha ikintu ari uburyo bwo kugira ngo bamenyere amavuta yawe, kandi aya mavuta François kugira ngo tuyabone byaratugoye cyane. Icya mbere, niba twaragiye tukamara iminsi muri murya n'ubu tukijyayo, tukajya mu rupfu tukamara iminsi myinshi mu misozi, tukaba turi mu bigunda buri munsi mibi turya, urumva dusenga dutakamba dusaba amavuta. Reka mbabwire, mwagezeyo no mu rupfu twarahageze, n'amabuye agashaka kutugwira, agashaka kudufatanya n'agatuza, Imana ikadukiza. Tukinjira nko mu ruhengeri mu buvumo tugasanga ingwe twahagera tukayirukana, tukayibwira nti wangwewe va hangaha tuvuga izina ry'Imana dusenge. Byarabaye se? Byarabaye. Rego. Erega jo, hari ibintu byinshi Imana irimo iragenda ikora mu isi y'umwuka, ariko kubera ko amaso y'abantu benshi asa naho abantu benshi amaso yabo akiriho ibihu, batarashobora guhura n'abakozi b'Imana ba nyabo ngo bahure n'abantu bashobora kubohora ubuzima bwabo. Usanga hari uburyo abantu batarashobora kumenya agaciro k'abakozi b'Imana Imana irimo iragenda ibaha muri bibi. Okay. Yego. Katwumvira François. Yabivuze ukuri, ntago Imana ari akaradiyo ufungura igihe cyose ushaka. Ariko Imana iravuga igihe cyose ugeze kwa bamenya Imana iravuga. We nishobora kuvuga itari ibyo wowe utashakaga, kuko yo Imana ntivuga nk'umuntu, Imana ivuga nk'Imana. Nibyo avuze rero, nta kindi Imana iri gushishikariza abantu nuko bayigarukaho, bakongera bakegerana n'Imana, bagashaka mu maso h'Imana. Bibiliya irabivuga ngo umucunguze uburyo umwete, iminsi ni mibi. Kandi abantu bakajya bumva ngo iminsi ni mibi kuko ngo bumve ko ari intambara gusa. Abandi iminsi ishobora kubabera myiza, wowe ikakubera mubi cyane. Ubu se nturara abantu bafite abarinzi kuri portaye barara badasinziriye kandi afite abarinzi? Yego. Iminsi ishobora kukubana mibi
ku bandi ari myiza. Rero icyo Imana ihamagarira abantu ni ukuyegera, abantu bashake mu maso y'Imana bongere babyuke, twongere dukanguke kandi buzure urukundo. Mu by'ukuri itorero ry'Imana habuzemo urukundo, abantu bari kurwanyanya, abantu bari gusebanya, abantu bari mu matiku. Itorero ry'Imana numvise utabivuze neza, reka nkunganire, ahubwo vuga mu bintu birebana n'amadini, kuko itorero ryo riri mu madini harimo probleme ikomeye, kubera abantu benshi bagiye bagira ibintu by'amadini atari inyungu z'Imana, ku nyungu zabo, ari inyungu zabo ku giti cyabo, kandi urumva uburyo bwose bushoboka bazabukoresha kugira ngo babone inyungu mu byo bakoze. Urumva nimba hari n'uwo babona ubabangamiye bamurwanye nibashaka bakora n'amarozi, cyangwa se banagusebye ku buryo utagaciro mu bantu. Yego, uretse kutazanagata uburyo agati kateretswe n'Imana ntabwo agapfa kunyeganyezwa. Iyo ni message ya mbere, nuko abantu begera Imana. Yego. Message ya kabiri, mureke tubere Imana amaboko nayo tubere amaboko. Bishatse kuvuga iki? Iyerekwa ryacu rirenga inda. Dukorera Imana nayo dukorera ibyo tutakikorera. Uranyumva? Mureke dukorera Imana, abakozi b'Imana, abantu b'Imana bonge bayikorere mu kuri no mu mwuka. Abantu barashaka kuyikorera mu mwuka batari mu kuri, byagera mu kuri, ukuri bakagira gute, bakaguhakana, cyangwa bagashaka gukorera mu mwuka batari, cyangwa bagakorera mu mwuka nta kuri nanone, cyangwa mu kuri nta mwuka. Byombi bigomba kujya gute, gukorera Imana mu kuri no mu mwuka, subwo no gukora no gukora, ariko mu buryo buhura no gushaka kw'Imana. Kuko hari umuntu ushobora gusenga akajya mu mwuka ariko yava mu mwuka akica umuntu. No, sicyo tigeze biba. Sawuli se niyahize, umwe navugaga Sawuli yamaze guhanura ahita ajya guhiga Dawidi ngo amwice, kandi yamuhanuriye amubwira ko ubwami niwe. Reka nongereho n'aka kantu, abantu ntibagakangwa n'ubuhanuzi, kuko umuntu yaguhanuriye yanaguhitana da, kereka ari umuntu ufite umwuka w'Imana w'ukuri ko kuyikorera mu kuri no mu mwuka. Ariko Sawuli yahanuriye Dawidi ko azaba umwami, akiva mu buhanuzi atari hehe mbite mwica, murahire barigira. Urumva, kubera ko burya guhanura ntabwo aba ari impamvu z'umuhanuzi, biba bigomba gushingira ku mpamvu z'Imana ubwayo, message ishaka gutanga. Ariko kandi nakubwiye kare, Imana ishobora gukoresha, uzi ko n'umupagani mukoresha, none se igikoni nticyagaburiye Eliya cyane, Imana kandi igikona gikunda inyama, ariko Imana igitera umunigo kugira kigaburire kiniga. haraho Pastor François yavuze ati hari nk'ibiganiro njya mbona mukora, ubwo abavuze muri rusange natwe nk'iyobokamana. Ntabwo ari iyobokamana gusa navuze, yego ndabyumva, ibinyamakuru byose bya gospel. None se twakora iki ngo dukore n'abantu bazima buzuye bakorera Imana mu kuno mu mwuka? Nimba ari n'ikibazo cy'amafaranga, kuko mba mbibona ko muri gucuruza, kandi twaranaganiriye out camera, urambwira uti rero njyewe ndi hariya nk'umunyamakuru, inkuru ije ngomba kuyikora, ndi gucuruza, ndi mu murimo w'Imana, yego, ariko njye ndi umunyamakuru, nicyo bisobanuye ko amakuru yose banzaniye yaba y'ukuri atari y'ukuri nyakora. Ndeka wenda mbwira abagukurikira, nibiba ngombwa kugushyigikira tuzagushyigikire, ariko cano yawe ibe cano nk'uko bivuga ngo niyobokamana koko, ibiyobokamana, iyo gukorera Imana, nimba ari iby'ubura, nimba ari amatike, nimba ari iki, ibyo byose tubwirira abantu ngo nibashyigikire umurimo w'Imana, kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bukomeze bugire buvugwa. Kandi turi kubivuga, abanshyigikira n'abakritika. None se ari no twabiganiriye, ariko bwati wambabare ko nkumbuye wa runaka badaba bakure, ndavuga ni mubye atabatike uzayazi akunda ari kure. Reka rero mbunganire naye, bo isi turimo turakoreramo muri iki gihe ni isi ya online, sibyo? Ibintu byinshi byagiye bihinduka, ni isi ifite uruvange rw'imitekerereze. Ndewe uburyo nka Enoke mba mbireba mbikurikirana ibi bintu, aya macano yose ngenda mbona, tugomba kumenya ko n'abantu batazi ubwenge baba bagomba kuhaba.
n'abatazi ubwenge bagomba kuba bahari, mbo n'abavuga ibindi bintu bisa naho bisanzwe nta kibazo, n'ibintu byumvikana. Ariko nanone burya umuntu urya ifi ntabwo ifi ushobora kuyirya utabanje kugenzura amahwa. Urumva Jo? Ndikumva. Iyo urya ifi uritonda cyane kuko umizihwa ushobora kugira ikibazo. Rero nibaza yuko buriya ikibazo atari abantu bazima cyangwa se atari n'ababi. Urumva? Ahubwo ngewe icyo mbona nuko gushaka kw'Imana n'icyo Imana ibishaka gukora mu bantu idashobora kubura aho inyuza message. Sinzi niba murimo murabyo. Ariko nk'umuntu ukora business ya YouTube bisanzwe agakora nyine acuruza, ntabwo yareka gucuruza ngo nuko yahuye n'abantu batari bazima. Kubera ko abantu bazima n'abatari bazima fara urabizi bahoraho mwiza. Ndeka nanongereho kandi kantu hatagira ngo hari uwo turwanije. Ntabwo twashatse kuvuga abantu bazima n'abantu batari bazima. Message nzima na message zitari nzima. Yego. Message nzima n'izitari nzima. Abyuka nabi ugasanga ari message atambukije itariyo. Ariko iyo nyine tuba tugomba nanone kuyumva tukamenya intege nkeya ze. Cyane. Ibyo uvuga nibyo. Cyangwa abantu bakamenya n'ibyo basengera, bakamenya ko n'itorero n'idini itorero ry'Imana ryinjiriwe cyane. Okay. Ngira ngo birumvikana cyane. Bo ari ikintu kare watubajije tutasobanuye. Ndabona iminota igiye ariko reka tukivugeho. Cy'ubuhanuzi bujyanye ngo no kuvuga ngo naramweretswe nguriya n'uburiya n'ubuhanuzi busenye ngo ngira ngo ni bya bindi nyine navuga bya papa Savatu byari yari close ya kabiri. Bo ngewe ariko unanyumve ntago nanarwanyije ibyo bakora. Hari abo bikebura, hari abo bihugura, ariko bajya bageraho bakine. Ariko hari nabo bishobora kugusha, hari nabo bashobora kugusha akavuga ati nimba mu rusengero ari ibyo bihibera nta mpamvu yo gukizwa, nta mpamvu, agahita atekereza ko abapasteri bose bameze gutya. Ibyo bintu ntago bari d'un côté babikine koko bihugura abantu bibazane, ariko n'indi côté nabwo banagaragaze ko hari n'ibizima. Kuko ngiye nagira ikibazo igihe cyose werekana intege nke z'umuntu. Ngewe igihe cyose Jo niduhura ugahora unyereka intege nke zanjye gusa nzakwanga kuko ubu ndwanya. Yego nibyo. Ariko ese umuntu yabura ibyiza nta namurara ujya urashaka kungira suzestime mbeho nisuzugura uranyereka ko ntacyo nshoboye ndi fake ndiki. Ni nk'umuntu igihe cyose muhura guhanurira ibibi. Uwo muntu ntago dushobora gukora. Uzatse ujye umwirinda igihe cyose ngo abonye baguca umunwa, ngo abonye gucika ukuguru, ngo bagukura mu ijisho, ngo bagufunga, ngo bagutambikana. Igihe cyose ni nk'umuntu igihe cyose ukwiye kwisuzuma nimba ku gihugu igihe cyose ubona ibintu bibi. Igihe cyose ngo igihugu kirapfuye, inzara irabamaze, ibyo bintu ubundi abantu babikura ngo ibombe iguye kuri ntuza. Igihe cyose ahubwo abo bantu ufitemo akatoroma muri wowe. Farangiye ku bwanjye mba numva nk'abo bantu bakwiriye kubajyana ngo ngiwabo bakabaye abo bantu bafite ibyo bitekerezo bibi gusa, bakaba ahantu hamwe bagatozwa bakigishwa indangagaciro. Mbega icyo Bibiri bivuga banafite n'ibindi bintu by'ibikomere by'imibabaro. Luka haravuga ngo kuko umuntu mwiza muri we haturukamo ibyiza, ariko umuntu mubi ngo muri we haturukamo ibibi. Hari igihe umuntu muri we aba yabyukanye imijinya akayizana ahantu hose, wagira ibyago akayiguturaho cyangwa akayitura ku gihugu cyangwa ku gace runaka. I'm telling you ibyo bibaho. Ntituri kumwe Jo? Yego. Ni gake y'umuntu utagukunda yaguhanurira ibintu byiza. Iyo umuntu akwanga abona baguca ugutwi, ashobora akubona muri serikeye. Bavanye nabonye serikeye, nabonye serikeye esheshatu akazizana nko ku muryango. Uwo muntu yahoraga abwira umushuti wanjye igihe cyose message amwohereza akampamagara ngo fura ngubwire runaka ko nabonye bamuhamba. No ari n'igihe yatumaga izo message akanibagirwa ko n'ubushize nabwo yabivuze. Yewe namubwira nti ariko reka nkubaze
uba wabishuriwe cyangwa n'ibyo umwifuriza. Oya, hari igihe umuntu aba kwifuriza ibibi yaba wenda ari n'umuhanuzi pe, kuko hari abantu bamaze gutandukana n'ijwi ry'Imana no gukoreshwa n'Imana, bo basigaye ari ba bantu bariho ari kera habayeho, noneho we akabihita bihuza akaza akabikwegekaho. Oya, uri wajya mu cyumba cy'amasengesho ngo umuhanuzi acunga abone aho ngaho hafite ijambo ashaka kurondora cyangwa ikintu ku buryo amavuta yawe naho ahita agacira ako kanya, umuntu wakoze biriya aravuga iki? Mbega nicyo bita kugusiga umwana. Ariko ngize umugisha kandi n'umwuka w'ishyari, ngize umugisha turimo tuganira, ari amayerekwa nagize akomeye. Nabonye hari abantu bafite ibibazo by'indwara z'imitsi bari hirya no hino, ndi kubona bari hirya no hino mu isi. Mbonye abo bantu Imana ijya kubakiza. Amen. Mbonye abo bantu Imana ijya kubakiza. Obrevos tonser wistabai honoris. Icya kabiri kandi ndimo ndahishurirwa gikomeye. Mbonye ko hari abantu mbonye ari abantu benshi barenga nk'ibihumbi 7. Noneho ngo mbona buri muntu wese ariho ibintu bimeze nk'ingiga z'ibiti. Noneho nkabona buri muntu wese ntabwo yinyagambura. Imana irangije irambwira ngo hari abantu mutsikamiwe, mubangamiwe n'ibintu bibamazeho igihe bibatsikamiye. Mbonye hari imbaraga zije kubakuraho ibyo bintu byari byarabatsikamiye, kugira ngo mutangire ubuzima bushya, ndetse noneho burimo n'umunezero n'ishimwe riva hehe ku Mana. Amina. Ikindi kandi cya gatatu Imana irimo irambwira, nkunda Imana cyane, nkunda Imana ariko nkunda irimo inganiriza. Imana ishimwe cyane. Mbonye hari abandi bantu nanone, ariko kuki aba bantu barwaye indwara z'imitwe bari kuguma bagaruka cyane. Ndabona hari abantu bari kugenda banywa imiti ibavura imitwe, ariko imitwe yanze gukira. Mbonye hari imbaraga zoherejwe gukiza imitwe yanyu mu izina rya Yesu. Komeza pastor, iriya yerekwa ryari yerekwa kandi uzabyizera azakira. Amina. Isi y'umwuka ibintu byose bikorwa no kwizera. Imana ishimwe. Ibyo ngira ngo iminota iri kugenda, tugiye guhanura byaba ibindi. Tekereze noki muzi ahanura amasaha 5 10 kuva twegeze tujya ugiye kubivuga wowe, reka no kubivuga ntavuga byose nk'umusazi. Ariko uribuka no ari ku gikongoro na wa mugabo ntavuze kubera umutekano yahanuye kuva mu gitondo no kugeza nimugoroba. No biba ikibazo. Nanjye ubwo asigariza guhanura kuva ku gikongoro kugera Kigali. Njye nari nsinziriye, njye naravuze uti narangije umurimo nawe ntakomeze. Ijya mbivugiye no kubuhanuzi, yuri umuhanuzi buri umuhanuzi. Aka kanya dutangiye guhanura byaje. Gusa abantu bazareba iki kiganiro ukaba wari warahanuriwe, waraturiweho ibintu bibi ku buzima bwawe, tubikuyeho mu izina ntuzongere kubyibuka. Ari n'ibyaje mu nzozi nabyo byibuke, kuko n'igihe shitani iza mu nzozi n'ibyo wari wararose byaguteye ubwoba nabyo tubikuyeho turabisiba mu izina rya Yesu. Indwara z'ubwoko butandukanye, amadiyabete turayahagaritse, za pressure, ibyo abantu badashobora kuvura mu izina rya Yesu, amaraso ya Yesu, za kanseri mu mbaraga z'Imana, sida yari guteye ubwoba, hari umuntu udahaguruka umugongo warembeje umugongo kugira ngo ahaguruke bisaba ko amuhagurutse cyangwa akishingikiriza ku kintu. Ibyo byose tubikuje aheze mu gitanda. Ibyago byose byari byugarije akarere k'ibiyaga bigari tugize gute? Turabihagaritse mu izina rya Yesu. Imbaraga mbi zakoreraga muri Kongo turahagaritse mu izina rya Yesu. Haboneka igisubizo cy'amahoro, ndetse n'iriya ntambara yo muri Karere nayo turayihagaritse mu izina rya Yesu. Haboneka igisubizo cy'amahoro cy'ubwumvikane, buri wese gukomeza kwihagararaho, abantu inzira karengane zo gukomeza gupfa
mu izina rya Yesu Kristo ora bashakata ya masoke nebeniba arakavuyo nabonaga muri dotraya imenigonde zone mati kota ya masakita muri Cote d'Ivoire nako ndagahagaritse kandi kagiye guhaguruka mu izina rya Yesu akavuyo kandi kagiye guhaguruka Uganda nako ndagahagaritse mu izina rya Yesu tutarabashakaya hirya no hino ku isi ibi bitambo satani yashakaga gutamba turabihagaritse mu izina rya Yesu. Kandi hari ikindi kintu gikomeye ku isi ndabona hari umwuka wari ugiye kurwanya abana abana batoya bari munsi y'imyaka 10 mwababyeyi mwe aho muri hose ku isi aho muri iki gihugu cyacu aho muri hose mukurikirana ubutumwa mugira umwete wo gusengera abana kuko hari umwuka wa satani ushaka gukomeza kwiba ubwenge bw'abana kubabura ubwenge babana bagakura ariko duhagarika uyu mwaka dutegetse mu izina rya Yesu umwuka urwanya abana ngo batagira ubwenge mu izina rya Yesu bajye mu biyobyabwenge turabihagaritse mu izina rya Yesu. Amen. Umwuka uteza gukenyuka ku bana turawutegetse mu izina rya Yesu. Mbonye umugabo wafashwe n'ikintu cy'umwuka w'uburemba byaranze uyu myuka nayo yarateye iyo myuka yarateye mu izina rya Yesu. Iyo myuka turayihagaritse abantu nimwakire gukira kandi abantu bazakurikira iki kiganiro tubahuje n'umugisha wabo mu izina rya Yesu. Abakobwa bari barabuze urugo baragumiwe tubahuje haleluya n'inzozi zabo mu izina rya Yesu kandi uyu mwuka w'ibice mu bakozi b'Imana nuko bisobanura nawe tugize gute turawuhagaritse mu izina rya Yesu. Aba bantu babuze ibyo bavuga tubasabiye amavuta bakaba birirwa bavuga ibintu by'abantu gusa tubasabiye amavuta aba bantu bakomeretse tubasabiye komorwa aba bakomeretse n'abakozi b'Imana cyangwa bagakomeretswa n'ingo bagakomeretswa n'ingo n'imiryango bavukamo yego nabo tubasabiye gukira mu izina rya Yesu. Hari umuntu ugarara adasinziriye wabuze ibitotsi burundu udasinzira ndi kumubona muri Amerika ahantu muri Maine no muri za California hose aba bantu bose turabasengeye mu izina rya Yesu. Nimwakire gusinzira ufite ibibazo amadeni muri iki gihe hari ikibazo cy'amadeni imyenda ibintu by'imyenda reka ideni ntabwo ari ikintu cyoroshye ubona yuko ibi bintu uzibuka Imana ibitubwira kera ndibuka ko yabitubwiye mu 2006 urabyibuka yaratubwiye urabyibuka ko Imana yari yaratubwiye ngo abantu benshi na hano mu Rwanda ko ari igihe kizagera abantu bajye bahunga badahunze intambara ahubwo bahunze amadeni. Buri ikintu bita amadeni ni ikintu kibi kandi buriya mu mugisha Imana yakagombye guha abantu no kugira nk'abantu twe baza kutuguzaho ni cyane ariko nako bibiri bivuga ibaze no kugira ideni rigatuma udasinzira ideni rigatuma uhunga dutegeka aya madeni Mana mu izina rya Yesu turategetse kugira ngo data ababuze ubwishyu mu madeni bafite uyu mbona ufite data kora imirimo ufite ideni rya miliyoni 150 nandi ahubwo ngiye mbonye umuntu ufite ideni rya miliyari hari undi ufite miliyoni 230 n'ibindi birenga abo bose amadeni yaba mato yaba manini turabisengeye Imana ikiza abantu mu izina rya Yesu nimukire amadeni. Reka dusengera abantu baguye batakibasha gusenga batakizera bo bariho arabo guca imanza abantu bose baguye mu bintu bitandukanye Imana igirute mu izina rya Yesu. Imbaraga zibabyutsa ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntabwo azarambarara azongera agirute abyuke mu izina rya Yesu. Imana ni kohereje imbaraga zibabyutsa mu izina rya Yesu. Amen. Hari umuntu umaze guteretwa inshuro 3 bikagenda bipfa mu izina rya Yesu. abo turabasengeye amina n'imigozi yari mu izina rya Yesu. Ariko urabona ni imyuka yagiye ituruka mu miryango. Iyi myuka rero ni ibintu bifite imbaraga mu bisekuru ariko mbonye imbaraga zibicagagura mbonye marayika afite ibyuma agenda acagagura ibyo bigo za karande Mana nikizi umwijima ufite ikibazo cya hepatite Imana igiye gukiza nimshika ahubwo n'ibintu byinshi mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu nimukize
ariko twarekeye ko reka turekeraho igihe cyagiye ubuhanuzi noneho rero dusoze dusenga ibi bintu abantu ntibazabyumva uko bashaka oya ibi ni ibintu ahubwo bazabyumve uko Imana ishaka yego ni mu dusengere umwanzuro w'ikiganiro mwawukoze ngira ngo ni ibintu byiza cyane ku bakurikiye Iyobokamana TV ndetse n'Iriba TV ni umugisha ukomeye mu by'ukuri kandi buri wese atore mwibye icyampa Imana ukabyizera nk'uko abakozi b'Imana babivuze ni ukuri bizakubera umugisha cyane kandi iyo tubona amashimwe muri komanteri abantu batubwira ati watuzaniye abantu bakoreye Imana muri ubu buryo natwe biratunyura bituma tumenya yuko ibyo dukora burya hari umuntu kandi tunabonereho no gusabira imbabazi ku makosa yose yakozwe n'abakozi b'Imana batandukanye abakozi b'Imana kandi nanone abakozi b'Imana turabasaba kongera kwirinda kuyasubiramo cyane natwe nimba hari amakosa mutuziho mutubabarire twarejejwe amaraso ya Yesu yamaze kutweza kuko buri muntu wese aba afite intege nke cyane ariko noneho urundi ruhande kugira ngo ugire imbaraga cyangwa weswe bituruka kuri Kristo Imana ahubwo abakozi b'Imana bakoze amakosa Imana ibeze kuko twe twari twiyeje n'imitima yakomeretse kubera abakozi b'Imana Imana iyomore kandi mubohoke ku bakozi b'Imana kubera ko muzahora muhura n'ababeshya muhure n'abazima mugomba birabasaba ubwenge gusa birabasaba ubwenge no gukomeza kugenzura abantu bari ku buzima bwanyu yego kadusoze dusenga tugushimiye Have poston purpose to pre to the risba tutasobanuye neza n'ibyo tutavuze neza mwuka wera umwana w'intama w'Imana reka ikiganiro kizagira imbaraga mu bazacyumva hindura amateka n'ubuzima bwabo n'izina rya Yesu tubungura ubwenge bwo kuva ku rugero rumwe no kujya ku rundi amen Imana ibahe umugisha cyane amen.